bizashyiraho ibishyitse tukabibona. Amen. Nongeye gushimira uwifuje ko nzamubatiza azabanguka. Ariko twagiramo ibyiciro bingahe? Ni nka bitatu. Uko urumva nubundi nubwo nazanzanya Atanu dushobora kuganira mwabiri gusa cyangwa kugira ngo twa prof twe guca ku bintu kimwe nuko twayavuga tukazasesenguraho nyuma tunasaba abantu gutanga ibitekerezo. Nawe agira ndi yongera hati nanjye yandumva nyumva kuko nshobora kubona biteguye ni genero nshingiye ku ijambo ry'Imana bitewe naho ndimo nkorera muri iyi minsi. Hasubira mu magambo yoroheje umuntu wagukomerekeje wese ntajye yifuza ko kiri igikomere. Iyo abuze uko acyongera ashaka abacyongera. Hallelujah. Ubumwe bw'abera ministries twateguye amasengesho imbaraga z'ibitangaza. Dufite intego ivuga ngo stop it and receive miracles. Na amasengesho azatangira ku itariki 11 akageza ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatatu 2023 turi kumwe n'umukozi w'Imana Revera Pastor Ntambabazi. Amasengesho azajya nyura online kuri YouTube channel Ubumwe bw'abera Ministries TV buri saa 8 nta gucikwa kuri YouTube channel Ubumwe bw'abera Ministries TV kuva ku itariki ya 11 kugeza 13 z'ukwezi kwa gatatu 2023 online saa 8 kuri YouTube channel Ubumwe bw'abera Ministries TV. Stop it and receive miracles. Yes, reka mashimira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano ku Bumwe bw'abera Ministries. Imana y'amahoro ibaha umugisha, ibishimire, ibahe kuba mu gihugu cy'Uwiteka Imana yanyu ibaha kandi banezeze, ibasetse ikiruta byose muzabone ubwiza bw'Imana mukiri mu isi mugenda mumubona mu mitima yanyu huzuramo ubwiza, mwumva amavuta ava ku Mana aza muri mwebwe asubira ku Mana. Uriya mu Imana ngo iranezerwa ibone ibintu byagenze bityo. Hari umuntu Imana umunsi umwe nk'amavuta ejo ugasanga yabyaje umusaruro uko idashaka, akaba nka wa mukozi mubi wavuze ngo henga njye ngo ku muntu ku bantu banjye ngo ngereshe mbabwire ngo niba bosi nzamwishyura 60 mwandike 30. Ngo byagenze gute musho mwaramutse neza? Aramutse Imana iguhe umugisha Emmanuel. Ni umugani Yesu yaciye w'igisonga kibi aho yavuze ngo umutware yahaye igisonga gucunga ibye waraje ngabyayisha kubyangiza ngo ayimenye aramubwira ati kuki wayisha ibintu byanjye. None igisonga kiravuga ati reka henga nzi ibyo nzakora kugira ngo ariko atari ko giye sinshoboye guhinga sinshoboye gusabiriza sinzi icyo nzakora nanyirukana. Ati reka henga nkora iby'ubwenge. Asanga ufite amavuta yerayo aramubwira atandika litijana izinizi ajya kuba amasaka atandika ibi ati kugira ngo nanyirukana bazampishe mu mazu yabo. Nanyirukana bazampishe kuko adashoboye guhinga no gusabiriza mbega azi gushaka ibintu. Tugira abantu batwara diplome bakagerekaho n'ibindi. Atirabanga abana b'iyisi n'abanyabwenge kuruta abana b'ijuru. Oya ukantu gasubire neza mu ishuri. Dufite abantu bazi kujyana diplome na diplome n'ibindi akagira n'ibindi bajyanayo. Uburanga bwabo, imiryango yabo, amafaranga yabo. Ko gasanga barokore nta miryango nta n'amafaranga tunasenga nibura. Tugira uko tumenya dusenga Imana twegera Imana niba dukora Imana yaduhereje kubera ko iyi si goswe n'imbaraga mbi z'umwijima ko wagira kose. Kugira ngo penetre ugira umugisha muri iyi si irimo amafuti menshi, irimo ruswa nyinshi, irimo ubupagani bwinshi, irimo ubusambanyi bushingiye ku gitsina, burimo za ruswa zo ku gitsina, harimo za ruswa z'imiryango. Ntago ari ikintu cyoroshye. Aravuga rero ngo reka nkwereke ngamba boneka muze mu Evangelii ntagatifu cyangwa ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka bango henga nzi icyo nzakora. Banga abana b'isi n'abanyabwenge kuruta abana b'ijuru. Bafite ibintu bakora kabisa. Ariko twakagombye kuba rwose tugira ubwenge natwe twamenye uko tugenza iby'isi ndetse tukabihuza n'iby'ijuru maze Imana ikanezerwa ko yatubwiye ngo mukorere Simona yigengere neza kugira ngo mubone inyungu yawe. Ni nacyo Paulo yabwiye abaroma arabwira ati mva abahinisha mu bahinire. Ategetse mu bubahe ko nta butegetse upfa kwizana ku isi.
hari icyo yarabwiye abakristo mu gihe cyabo. So bivuze ko umuntu wese yagombye kumenya ubwenge bw'ibintu bye no kabitwara kandi akamenya ko intambara ni y'umuntu ku giti cye. Buriya urugamba ndwana si rw'umugore arwana. Icyakora urugamba rwanjye narukurira nk'umugore. Urugamba ndwana ni kugira ngo ndengere umwana, ahubwo umwana wanjye yahombera muri rwa rugamba rwanjye. Abantu bagomba kumenya yuko uko ijuru ari individual, ijuru ntabwo ari ishyirahamwe tuzataha twese, yewe n'umuriro nawo ntabwo ari ishyirahamwe tuzajyamo twese. Agakiza ni rusange, ariko ubugingo ni umuntu personnel. Akamenya ngo ibyo ndwana nabyo, ya ntambara ndimo, bya bikorwa ndimo, ese ninde ko intambara, kandi intambara ya buri muntu ntisa n'iyundi, nubwo zose ari kimwe. Buriya kubarwanye bakaba babizi, uvuga gusanga imbunda zarasanye ariko ntamenya ngo harasanye izihe, hamo tactique. Kati ya mbunda nini irimo iturasa tubanze tuyishyire hasi. Buriya bunda bwawe buriya buto batwara ku ntugu nyine baba buhari, ariko abanza hariho imbunda imwe bibarasa cyane. Rero umugabo, umugore, umupfakazi n'umuntu wibana cyane n'undi wese aho aherereye, we abazi imbunda imurasa n'imbaraga zayo. Aho ko yoje kurwana na twa tubunda dutoya, urwaye n'abadayimoni y'ibishyimbo n'ibiryo n'inyama n'iki byose, ariko hari undi dayimoni w'indwara ugusheringa ukumva ubuzima burahagaze. Burya inda ni ikintu nabonye nakubaha, bashyiramo ikiko cy'ibishyimbo n'amazi ugasinzira. Inda ntigombera ngo uyipakire wuzuze, uyiha akantu ishyiramo. Rero mu ntambara turwana, sinzi niba mbivuze mu buryo rukomeye, hari igihe umugabo mu rugo aba afite intambara. Manuel nawe ndabizi nubwo ukiri umujene mariye, ariko nibwira ko hari intambara ubona ukumva nturi buzisangiza umudamu. Reka tubwate twizanye kuri nk'abantu b'abagabo. Ngiye kongera mvuga ka kantu ngeneye ya comment. Nge namutse byose bitunganye nayo nzi. Mushumara rakaye. Ntabwo ndakaye. Ndagusetsa ahubwo buriya. Ndagusetsa. None se tuvuga yenda kutishyura inzu yenda ukabuta nakodesha nyine Imana yabikemeye. Ni ngombwa ko intambara zireba urugo zose wazisangiza umugore. Oya. Mu biyo byose rwana nayo nako nayisangiza. None hakabiye mu rwana ko hari n'indi urwana wamushyiramo kandi uri muri ayirwana kugira ngo mu protecting batayijyamo, wayimubwira akabayijemo. Uriya nk'abadamu banga umuntu bagasuzugurira umugabo. Burya mwanashwana mukagira gutari kugira ngo usuzugure umugabo we, ni ibintu ubwo rero nk'umwagututse bakwisi y'amazina bajye batwita bashaka ko babyumva, wadudurira ko ukavuga. Hari intambara umugabo abika kuko akeneye kurinda uwo babana. Burya n'umugore nawe uzi ko hari igihe umudamu yari uzi ko iyo dufite amafaranga barabibona. Niyo twayabuze buryo baranabibona no batabikubwira. Ye baba we. Arabibona pe. None akanga kubigusangiza kugira ngo utavunika umutima. Ntako kamafaranga, ntako akerasiyo, abo agasigara rwana n'utwara aho ngaho. Wataha mu karyi kandi nawe numbaza ngo wabikuye. Ko nta mafaranga rwabikuye. Nta n'ijambo uvuga. Urumva rero ni byiza ko abadukurikiye kumwe bw'abera ministries tunabwira gahunda y'amasengesho ikomeje kandi turi hafi kubitegura, aho tuza no kugira ikindi cyo kubwira ariko rakizura kugikora ndabizi, niyo nta kivuguraza kucyerekwa. Tubabwira ko si byiza ko daga turi muri no stress muri iyi minsi. Si byiza ko intambara urwana ukabureba yakomeretse uwo muri kumwe. Yicecekere nayo utashyura ryano baza umugore ngo wabikuye, ariko hari ukuntu yaranje muri twa dusigara rahuza kugira ngo akurinde ya stress. Ibyo rero biri mu mbaraga zimwe zituma hari intambara turwana bucece, ariko ku nyungu z'urugo. Kuko nushyira mu ndi muntu biragusaba izindi ntwaro. Nushyira mu ndi muntu biragusaba intwaro n'imbaraga. Ariko nutuza urayirwana gahora bonira iravuyeho, utangira ushima Imana uti Imana warakoze. Rero Imana iguhe umugisha mbanwe. Imana iguhe umugisha. Reka nsuza abantu bari Birarenze y'Iburasirazuba amajyepfo n'amajyaruguru mu buryo buziguye n'ukuri yambi mu mujyi wa Kigali yambi. Iragatatu y'Abadiyasipora ushaka bari mu masoza. Ba diaspora
shaka ko basuhuza mbere na mbere ndashaka kumushimira umuntu umwe wo muri diaspora igihugu cyo ntacyo turi buvuge kubera ko ntabwo tuba tubyemerewe yambwiye ngo bonjour pasteur Ntambabazi yanyihanganisha kubera kubura muyomba je suis catholique do la diaspora ariko nkurikira ubumwe bw'abera ministries ndafashwa dusabirane twacyumvise ndamushuhuje nawe n'abandi benshi uko ntabwo twasoma ngo tubarangize hari n'undi wambwiye ngo jye sinkunda YouTube ariko ndumwe gwara nkwiye kubukurikirana ndashuhuje abantu bose bari muri diaspora kandi abantu bibanda ko diaspora ari Burayi umunyarwanda uri Burundi ari muri diaspora mwe mwese aho muri nuri muri hose baherereye bose Imana ibafashe reka suhuza inshuti zanjye ziri muri Kenya umuhungu wanjye nashingiye uri muri Kenya ndamushuje cyane arankurikirana ahubwo nuko atarayibona ibiganiro byacu asiga posting uhereye ku bya kera Imana imuhe umugisha reka suhuze mwesige tumwite Peter aho ngaho Uganda n'abagubwe neza n'abanyarwanda b'u Uganda bose turabashimiye reka mvuge ngo nashira impumu ndamushuhuje abo bose bari muri diaspora ya Uganda reka nsuhuza abantu mwese amajyaruguru amajyepfo y'Uburayi burasirazuba burengerazuba Amerika Australia n'abandi mwese ko turabageza ku mugoroba none ndabashuhuje cyane cyane mwarimu Jean Paul nizere ko Imana imeze neza subwo simbikoze buriya ndabashuje bose Imana y'amahoro ibahumugisha ikintu wari ukuvuga ngo abana b'isi bazi buryo kibagenza hari akantu maze iminsi ntekereza kigeze kumbaho umushumba ntabwo negeye mikora yego aka kantu kigeze kumbaho umunsi umwe nigeze negura kuzaha umuntu ituro ariko njye natinyaga bitewe n'amavuta yenzi yego uko gutinya rero amavuta yenzi abura se nimuha 5 icyambere arayagaye icya kabiri yasuzugura avuga nese ubwo ntabwo ariko naye nakabuka mu bitekerezo mumenye yuko iyo dutanze ituro ntabwo tuba turihaye uwo turihaye mu ntoki tuba turihaye Imana iyo izi twebwe mu mutima wa mupfakazi watuye ni yatangwa ni isengeri imwe hari gihe abantu badukurikiye yenda namwe byaba byarababayeho ntabyo nzi ngewe ndi nuko muri kitono numvishe kanu kanjemo cyane kandi iyo kanjemo y'umwuka ariko mpatira ukavuga sinkavuge wato uko wagenda kuvuga nshaka ukavuga kugeza naka kanya nshaka ukavuga rero noneho ugasanga umuntu aravuze ngenza yarunda nyarunde kubera ikintu bajya bita karande twebwe nge narunda amafaranga nkavuga ngo nzamuhera 21 nayarunda ngahita mbona ikibazo cy'ibihumbi 25 ariko mu gihe nagomba gufata bya 5 nkabimwoherereza nabona ibindi nkabimwohereza mbeza akabona yuko mfite umuyoboro wo kumuha nawe wamugisha akavuga ati uyu muntu ntabwo ashoboye kubona ibihumbi 20 30 40 150 miliyoni ariko ari kubona ibi 5 kandi nabiguramo amazi ndi kuri kamera kandi nabiguramo amazi ndi kubwiriza imbere mu rusengero kandi nabitegamo moto ngiye gusengera umuntu hari ahakurya mu by'ukuri nabyongera mu gihe nagiye gusura nk'abantu b'Imana he ngafata nk'imodoka nashiramo essence nakorera nashiramo amavuta nanjye akancuma imbere mu by'ukuri mu gihe hari umugabo bajye bita Namani ngo yasabye Elisa ngo aramubwira Elisa ngo wewe ngo ngiye nyihanganire ngo mpibitaka byo muri Isiraheli ngo mu gihe nzaba nicaye mu Mana zo kwa databuja nzajya ntekereza yuko ndi imbere y'Imana ya Isiraheli bishatse kuvuga ngo hari ikintu dushobora gukora gitoya gishoboka hano se arwajyanye ibitaka bya Isiraheli igihugu cyose ngo hazakana aho azica akanyanyiriza ibitaka nukuvuga ngo bya 5 byanjye ntabwo natekerezaga yuko bimeze nk'ibitaka nk'udutaka dutoya dukeya uriya Namani yasabye Elisa ngo ajya byicaho mu by'ukuri rero numvishe nshaka ukavuga hari abantu bumva bakavuga mu ntuza yabo bakavuga ati ngewe mushumba bene nzaguha ituro yego
ariko akavuga ati abadukurikira nibo ndi kwibwirira kandi ni ukuri muzabona umugisha w'Imana. Ngiye narabikosoye mbona umugisha w'Imana uraje. Ugasanga yenda rimwe na rimwe gutyo twanze kuba twakora icyo twakagombye gukora mu gihe cya nyacyo, ugasanga uri gusubizayo wa mugisha uzanwa no gutanga. Ushonda gushimiye ndumva nagarukiza neza. Oya ntacyo byari byiza, ni ukuri byiza. Amen. Byari byiza akantu uvuze tukwiye ugatekereza nk'abantu b'Imana, kuko by'ukuri n'Imana we yabundi uko yatanze n'amaturo ntibanayemera. Yego abati nubwo yanyimye yihera ubutaka kandi sinza n'ikamyo. Yego atwara agataka gake cyane. Yego nk'ikimenyetso cyaho nakiriye. Yego ubundi ibyo uvuga niko kuri ahubwo giye mitanabirangiriza urabizi ko sinjya ntinda cyane. Na cya giterane dufite muri iyi minsi ko gisabwa n'imbaraga nyinshi n'uburyo bukomeye, ahubwo ku kiganiro dusohora uyu munsi n'ubundi bizajya binasohoka mu gihe tukiyarimo, nta mpamvu yo kutandikaho momo. Yego ukandikaho momo nibisanzwe ukavuga uti nibiko buriya ubundi ntawe ubikira Imana. Ukuvuga niko kuri, kandi Imana ntikubaza ibirenze ibyo ufite, ntinanakubwira ngo usigariraho. Ibyo yigeneye nibyo kandi ikanyurwa nabyo. Mboreka nkubwira kandi ubu yenda turicaranye hano mu kiganiro, nk'umuhavuga ngo ngewe ntabwo nzaguha 100,000 kuko nzi ko yenda ushobora kuba ufite miliyoni. Mu by'ukuri nanze kuguha 100,000 ejo nkazahura na miliyoni y'ikibazo. Nuvuga ngo icyari kuzandengera naguhaye, kandi ngewe bwanjye ahubwo ni byiza iyo utanze ikintu wumva yuko ahubwo ufite umutima wo kwishira hejuru, iyo nta nicyo ba watanze. Ariko uzi cya kintu utaho kumva ukavuga kuriya nge narabibonye mushuba. Hari igihe nakoraga examen umva ko nayihamije banza nayitsinzwe, ariko igihe nsigaranye ubwoba ni yenga sanga nayikoze. Sinzi ne hari abantu tumeze kimwe. Igihe cyose umutima wawe utarimo kwishira hejuru ahubwo urimo guhinda umushitsi, Imana biri gukora. Impamvu umvuze iyo kandi nkubwiza ukuri, rimwe na rimwe abantu benshi usanga bavuga ngo ariko ngo reka ngerageze ngo runaka. Yenda wandeba kuri kamera ukumva uti ntabwo byashoboka. Njye mbibona nge ntabwo nyanca ku ruhande buri umuntu yakohereza nka 50 ukabona yagize isoni z'amafaranga. Yego Imana yavuze ituro ijyana no ku numa y'intunguro. Ntabwo Imana ireba ubunini, yega ubunini bw'ituro n'ubwinshi bw'ituro. Uko bidatwarwa kimwe nako bitagira imbaraga zimwe, ariko zikora kimwe. Ariko iby'ingenzi iyo ubikoze ari ibintu bizima. Rero Imana ubwo baduhera umugisha wakoze rwose, kandi ntakajya batinya kubikora nta n'impamvu. Nukuri umuntu ashobora kohereza 5,000 n'urugero watanze. Yego akaruta umuntu wohereje miliyoni ivuye mu mamiliyari ntane bo ituro ariko umunsi mwazasobanura ikintu byo bita ituro rishitse. Tuzabiganiraho ntabwo turabivugaho, turivugira kuko dufite twaganiriye ku ijambo rivuga impaguro zitandukanye. Ejo twasora ikintu kisobanura ngo abantu kwiye kubona mu buzima, cyangwa abantu dakeneye kubona. Ejo buneho tutakeneye muri buno buzima, reka twinjire muri ibintu tuganira ibyo turimo tuganiraho. None hasigaye tuca tubitekereze gusa, reka tubabwize ukuri. Iyo gahunda irakenewe, iyo mami bikenewe, ibyo mukora bikenewe, ibyo mutsina bikenewe, kandi nta mpamvu yo gutinya, kuko ubwinshi bw'ibyo ukora ubundi niba ukwiye kuri byinshi nuko bihari. Hari uwigomwa, hariho n'utekereza, kandi ntawe ubikira Imana. Imana iribikira. Imana iribikira, ifite aho iribikira, kandi Imana ntikugayira ibyo utanze, igushimira ibyo utanze n'ukuri, ariko biturutse aho bikuye. Yesu aguha umugisha mwinshi cyane, kandi ni ibintu binoroshye. N'abadukurikiye genze ko abantu maze guhesha umugisha benshi cyane. Nuko twebwe tutagomba gushyira ama audio y'abandi hanze, ariko ari nk'aka audio nakumvisha mu gikaro ugafashwa. Umuntu akubwira ati kuva twatangira gusengana maze kubona impinduka ziremereye. Hari undi nawe uri mu gihugu cyo muri Afrika y'Amajyepfo, sinshaka igiharemo igihugu arimo, arambwira ati narakurikiye izi nyigisho, ati ngeze aho mvuga ngo harageze ko nanjye mboho. Ati ndebye mu nsengero nsanga pastor ubinyigisha ahubwo karanda afite
ziruta izo mfite jewe. yego Ati ko nibwo nasobanukiye ibintu ndabyumva. Ati none rero ati uyu munsi cyo ndaguhamagara ndumva kubohora urugo rwanjye n'umuryango wanjye. Ibyo bintu birumvikana. Hari abo muri Mozambique n'abambwira benshi tuba tuganira kubera iki bamaze kwinjira mu rwego rwo kumva icyanditswe no kugisobanukirwa. Rero wowe watugireho umugisha tukaguhamagara ukadukundira. Muvandimwe azi kwaza kubikora n'umutekinisiye yarabizi. Si gitangaza nushaka nukabishyira harya munsi. Ushaka kubishyira harya bikagenda yenda ntushaka kubyana mu munsi nishoboka. Ariko momo ni bakayibona gutya kuko nta nutarangiza ikiganiro. Kandi abantu baboneye umugisha kumwe bw'abera ministry. Barahari pe. Barahari baca mu gikati kavugana yankungaye bikenewe nubwo ariko manu ibintu mba ntatekereje gushyiramo ari gihe ubizana nkaceceka ariko naza kureba ngasanga waraye usenga cyangwa madamu yasigaye gusengera. Kandi bikagira umumaro. No birawugira vraiment birawugira ahubwo akantu kamwe nshaka yuko uyu munsi tuganiraho. Ejo twaganiriye cyangwa se twasuye inyigisho ivuga ngo inshuti umuntu atagomba kugira mu buzima. Twayibonye inshuti bwa mbere inshuti umuntu agira mu buzima inshuti atagomba kugira mu buzima. Uyu munsi wa none ntarakubaza ikibazo ubundi watuzaniye abadukurikiranye mukomeza mukora comment ndashima Imana turabura abantu n'ukuri kandi batangiye kuzamuka pe kandi by'ukuri Imana ishimwe ko kandi mukomeze mu bikore mukangure n'abandi ibisibanga yitwa ubumwe bw'abera ministry ntago ari itorero ntabwo aravuga ngo barakuzirikiramo umuntu ahari nahagume ariko ajya gushaka iby'ubugingo hano kuzagera ubw'Imana izashyiraho ibikite tukabibona. Amen. Nongeye gushimira ubifuje ko nzamubatiza azabanguke. Ngarashaka gutega indege akaza. Wow. Cyangwa bitakunda tugatega indege tuganeze nguzashaka itike ebyiri niya manwere kubera ko ni uzazo kamera izo nkuru. Yego. Nari bambwira ngo bakore ngo bazacakire ngo ni ko namubwiye ko nambwiye nti kuza hiburayi ntago mbyanzo nibyiza ariko numva umunsi mukuru uryoshye babera mu Rwanda. Nambwiye ngo arimo arabishaka. Umva atari ibintu by'imbaraga. Ibintu by'imbaraga kandi by'ubwenge. Ati mbohoke burundu nkora ibyo nawe ndamushuje mu izina ryayo. Uyu munsi rero nkuko twabonye ejo bundi inshuti ukwiriye kugira mu buzima yuko ari gutega amatwi iguhe igihe nikumva. Dusohora inshuti akeneye mu buzima ikumenera amabanga. Twitegura kwinjira n'amasengesho yacu iminsi 3. Ndagira ngo ko giye munsi nabazaniye amakosa ugomba kwirinda gukora mu buzima ariko niba nayakoze uyakosore. Ho twana nashatse ariko nakomeye cyane agera kuri 7. Umuntu yagira 10 wagira na 12 n'uburenganzira bwa bitewe na n'ikumuka yaguhaye. Ayo makosa hari abatarayakora ni byiza. Amakosa kwareko twagiramo ibyiciro bingahe ni nka 3 kuko urumva nubundi nubwo nazanzanya 5 tushoganira mwabiri gusa cyangwa kugira ngo twa prof twe guca ku bintu kimwe nuko twayavuga tukazasesenguraho nyuma tunasaba abantu gutanga ibitekerezo nawe agira ndi yongera hati nanjye yandumva nyumva kuko nshobora kubona biteguye ni genero nshingiye ku ijambo ry'Imana bitewe naho ndimo nkorera muri iyi minsi ariko hari undi uri hirya no hino we abona ibindi birenze ibyo ndimo ndeba hangaha so amakosa aragera kuri 5 umuntu agomba kwirinda mu buzima kora ariko niba yaranayakoze agomba kutazongera kuyakora ko byamubyaye ingaruka nicyo nabazaniye. Yego ikosa rya mbere iyo tuvuga amakosa ni ibintu ukora ukaba utajya muri gereza ntawagufunga ni ibintu ukora ukaba utabura gusinzira ariko ni ibintu byangiza hazaza hawe kuko twese ntabwo tureba umunsi turiho ahubwo tureba umunsi uzakurikiraho. Uyu munsi kuri iyi tariki turimo n'uyu munsi duhagazeho ku wa 5 no kuvuga ngo umuntu uriho tariki 10 deja ukiryamye ntaramenya ibyayo ariko wabyutse yamaze kubona izuba rirashe. Ubu rero ikituraje inshinga ni umunsi w'ejo n'uwejo bundi. Ikosa rya mbere umuntu akora mu buzima bikamwangiriza cyangwa se utararikora akwiye kwirinda guha icyizere umuntu utagikwiriye. Wikizera umuntu utagikwiriye. Usuntu uri kuri kamera ya mikoro barakumva buriho.
oya nawe ufite urwinini navuze ngo amakosa wakoze akakugiraho ingaruka cyangwa niba utarayakora yirinde ntugahe icyizere umuntu utagikwiriye mu buzima ntuzahe icyizere cyawe umuntu utagikwiriye itegeko ko ari itegeko ry'ubuhanga n'ubwenge n'imbaraga harya uha umuntu icyizere kuko warebye amarangamutima ye warebye ukuntu aseka warebye ukuntu atitira warebye ukuntu avuga mu ndimi warebye igihagararo cye warebye iki ni nako Imana yabwiye umugabo umwe w'umukozi w'Imana witwa Samweli ngo abonye uburebure bwa ntuze bw'umuhungu wa Yesaya umuhungu w'imfura wa mbere harya ni wa Yesaya wa mbere Eliyabu ni muri Samweli igitabo cya mbere cya Samweli 16:5 hari ngira ngo no 6 aho ngaho niyo nkuru ziri urumva mu bahungu batatu bose Eliyabu Abinadamu na Shemu na Shamasoro none urumva ngo akimureba aravuga ati pe uyakwiriye icyizere uyu ndamubwira amabanga yo mu buriri nayo munsi y'urugo nayo hejuru y'inzu uyu ndamuha amafaranga ndamuha ubuzima uyu nguyu rwose Imana iramwemeye ararahira ati nukuri yararahiye ariko ngarebye ikirere cye ubunini bwe isura ye n'uburanga bwe ati n'uyu mwami Imana itirekera gabanya amarangamutima jye namugaye abyumva ariko kirazira muri ibi kosa bararikoze Imana ikubabarire kandi n'ingaruka zaryo barayibonye ariko utararikora naryirinde amwe ngo yabonye igihagararo abona ukuntu areshya amwe ngo jye sindebe igihagararo sindebe iki namugaye Imana iramwihorera rero urumva we yaramugiriye icyizere ashingiye ku kirere uko areshya ashingiye ku bunini ashingiye ku mvugo ashingiye mu ko ayigisha ashingiye mu ko yamusuye hari abantu badushukisha utuntu duto tukibwira ngo twabagiriye icyizere ukazasanga wahaye icyizere utagikwiriye ariyo mpamvu ufite imbaraga z'uyu munsi wa none nk'ubu ugafata gutya ukita ku bumwe bw'abera ukabukobokera ukarara utabusinziriye ukarara ubutekerezaho mu gitondo ugasanga nahinduye password ntakubwiye sinanakubwiye ngo twice tuganire ngo rero Manuel ntabahorana iteka ryose n'umugabo n'umugore baratandukana agapfa bakamushyinga undi akagomaho ngushimiye ibyo wankoreye ngushimiye ibyo tugezeho harageze ngo dutandukane akira ibihembo byawe akira ishimwe ryawe genda uba amahoro icyumva ngo cyaremereza umutima ariko hari umuntu wicara akagira gutya akavuga akakumva nta nikosa dupfuye gusa harageze ko dutandukana zito ukamuhamagara ngabaze nk'ubu ubyumvise ku wundi munyamakuru bazi byumvise ku wundi muntu ufotora ati nyamara pasiteri ari mu mushinga wo kuguhindura urumva nanjye nagiriye icyizere umuntu ngira ngo andokirite urundi ariko nawe si uwo kwizerwa ateruye amazimwe arayajyanye wabishyiriye nawe ntaje kugukiza aje kukuroga iyo tugiriye icyizere abantu bamwe b'abagome bashyira hagati urwango rw'abavandimwe sorobwa ruti namugaye ikosa rya mbere mu buzima niba wararikoze ingaruka zaryo uri murazirya wamushyize mu kanwa uramunyungu tugira ngo ni umuntu uyu munsi yakubereye umusenyi mu kanwa uzarya umuceri ufite apeti n'uyora ikiko cya kabiri kumva ibuye uhita ureba imiceri yose ukumva urayizinutse umuntu wamufashe uramunyungu tumugira umuntu mu kanwa murabanye ariko nawe yaguhindukiye umucanga kuko wamuhaye icyizere atagombaga hari akantu nigeze kubona ngo niho kongera amasasu aguje niko kuri kandi buri ubundi niho cyane nko gusubiza intwaro uwo wayambuye rero urumva ni ikintu gikomeye ngo namugaye basta gusubiza intwaro uwo wayambuye akayikurashisha urugamba rwaheruka ati tujyarangiye ariko kiraya agahita gushyira hasi nyine kuko burya uwagukomerekeje ntaba yifuza kukiri igikomere akutakumvise ugashyire kuri TikTok narambabaye uwagukomerekeje ntajya yifuza ko igikomere gikira iyo abuze uko acyongera agushakira abacyongera
akantu ndakaraza kuri TikTok nanjye nzagashirage kuri stati yanjye urabyumva abashaka abantu bagukomeretsa kugira ngo ahora agaragaza za mbaraga nke z'igikomere cyanze gukira igihe cyose ashobora no kuza ngo ariko ikibwira ko atanaje neza azakoresha imvugo nk'eshatu ni ukuri mbabarire burya ntiyari ngewe ni kanaka babinteye urya muntu ujye umugurira ko bari kwita umuhunga kuko ntiyavuze ngo narashutswe umutima urabitekereza umuntu wese buri gihe ujya kukusaba imbabazi akabanza guca ku wundi ntibabikunda rero nkasubira mu magambo yoroheje umuntu wagukomerekeje wese ntajya yifuza ko kiri igikomere iyo abuze uko acyongera ashaka abacyongera nakoreka nkongera niyo abuze ko acyongera ashaka abongera igikomere ubwo nimujya mubona amagambo y'ubwenge kuri TikTok Ihuze TV mujye bamenya aho na ariko dukorera hamwe abantu bamenya gusa ko tavuga iby'imivumo na karande ni cyane n'andi magambo ubwenge Imana yaduhaye umutima kandi haragaze ngo turekure ibitabo bizingiye muri twe nukuri pe nese ndabika iby'ikiko n'uryo cyageze kiwanye ntabwo ngiye gupfa ariko imyaka siganye no kubivuga bitarambana byinshi mu mutwe nukuri umuntu wese wakwangije hajya yifuza kusanwa niyo abuze ukuntu yongera kwangiza ashaka abandi basenya kurutaho ariko Imana igahagarara Imana ku kosa rya mbere tubonye ni uguha icyizere umuntu utagikwiriye utakigomba yamubwira ati wowe umbwire samwe warebye nk'abantu mureba igihagaro hari igihe umuntu agushuza shaho yo haramutse utemanwe ni byiza isasta nziza none se mu rugo hari ikibazo uti nta kibazo bisanzwe yo buse nta kimuntu yakumara uti ati wamugana amakara yashize akohereza ya makara 12 ati ubwo bwo mureba agenda n'aya makara ntayagira katika general yes uwe mani mundandurire mu buzima dukwiye kumuha icyizere ahubwo ngo urumva yashatse kumenya suruse y'ikibazo barahari abashaka kumenya isoko yahakubabaje kugira ngo abone ko gukubitira hakubabaje kuko umenya isoko y'ikikubabaje nawe gukubitira hakubabaza ukabararo kurutaho guha icyizere utagikwiriye Imana idufashe bitwereka abantu tugomba guha icyizere kandi bagikwiriye urakoze cyane tuzabereka ahangaha ibintu bituma umenya neza ukwiye guha icyizere n'indi ibibazo biroroshye bashake mu kiganiro cyasohotse kuwa 3 umuntu ukwiye guha icyizere ni umwuririra mu gatuza n'umwe guha umwanya ni wa wunda uza mu gihe umukeneye atari buze mu gihe agukeneye ariko uzi guhamagara umuntu uri kwa muganga bati ntitukuvurira umugore utatwishyuye wahamagara nkahita nyireba nkayirya urwasi nguye ntihangane nyohereza ka SMS nkuvugisha ndahuze ahubwo akayireba gusa akareba hirya hari n'abayireba ngo ariko ngo nk'uyu nawe yarasaze ngo kwirirwa ahamagara gusa hari n'abandi duhamagara bagashyiraho parere ngo batwumve hari n'abandi duhamagara bakarikodinga njyewe I'm so sorry ndabivuze mwene ruminata mungu wa ntambabazi njyewe pastor niba umuntu aguhaye record y'ibanga mukaganira agira ngo ufashe ikintu warangiza ukayishyira ku musozi uwo muntu akwiriye icyizere njye ni case naraye mbonye ntari buvuge umuntu akubwiye iby'umugore wawe arimo akora none urangije uhita uyikwiza abantu bose uwo muntu ukubwiye ibanga niba unamurikodinze wabibitse kakugira inama nziza tureke gukomeretsa abantu b'Imana so rero uwo umuntu icyizere utagikwiriye mu makosa ya mbere tubonye tugomba kwirinda mu buzima abayakoze mwihangane ingaruka mwarazibonye wowe utarayakora rwose nubwo ntunayasubire guha icyizere rega buriya uracyari muto kandi urimo urakura kandi ibintu tuvuga Imana izakongeraho ibindi byawe niyo yashimye ko wicarana nanjye buriya nimara kurangira izakohereza Sarafati
nawe tuba tugira ngo twubake ibintu bifatika sibyo uko Imana yabwiye Eliya ati yaramubwiye ati va rero igishanga cya Kireto cyakamye hasigaye n'ibyondo ariko sinakwereka habusa gutyo ubundi umuntu urara mu gishanga no mu byondo afite ukuntu asa ahubwo iwabo wa Yezebeli Serafati hakurya sinkujyana mu Bayisiraheli dore indakuzi niyo yica umuntu indakuzi Yesu aravuze ngo nta n'umuhanuzi wemerwe waba amaze kuko ukaba uri umusitari ko wajyaga agenge mpura na bashiki banjye kwa mama wacu cyakora hariho mwishywa wanjye ukora ahantu muri Beko yabwiye ati uriya mugabo ati nubwo ari muyomba wacu ataragusengera bigacamo naho mushiki wanjye ngasenga senga ikirangura ngo arasenga ngo bite ntambaba ngo ngaho sengera nanjye ndebe ko bikunda urumva we ariko se ko harimo n'ubukristo buke kuko naraye mposinza kana hadi mukoro wa n'igitondo ukuntu nyine iyo twageze ku migezi y'iwacu tudayimoni twose tuba twazamutse nyine urumva rero yambwa ati wowe kugira ngo ujye gusebera mu Isiraheli nzakwereka habo nta gikomere umugabo arya icyo bita amavuta n'umutsima amavuta arakesha toto riraza uruhanga rurayaga arangije Imana amubwira ngo noneho uramukomeza arangije amubwira ati noneho we rero noneho genda wereka habo noneho bagenda hora n'umugabo umwe amubwira ati genda ubwira habo ko mbonetse umuhanuzi ati hoya ati mva nkubwire ndakuzi umwuka yagutwara naza nkakura akanca igihanga ati we genda gusa ni uyu nkubwira ni wa muhanuzi wapfuye w'umutambyi umugore agasigara mu ideni Obadiya niba Obadiya niba Wirinde sinzaza kura neza ariko harimo nto wa mugore ajya gutwara abana kuko ari mideni Elisa akamwishyurira akishyuza akoresheje amavuta noneho urumva asohotse ngahora na habo ahabararebatiye twe ko twabaye imiguta urakize iyi miguta nuko warananutse umuguta ubundi ni nk'inka n'iki yananutse cyane imwaka n'umuntu aba mugutwe nashizemo ko twe twashize abandi ko barangiye abandi ko amaso yaturumbutse abandi ko bazanye ubutuna kubera inzara humeze gute n'ibyago wateje mu Isiraheli ndabwira ati barakubeshya ibyago byatejwe n'inzu ya sonanye ko genda rengana urumva Imana ijya kumuzamurira kure y'iwabo rero gushyikizera umuntu utagikwiriye niwe uguteza za ntambara zose twababwiye ko twaburaye babigira inkuru twabwiye ko umwana wacu agize ikibazo ku ishuri babigira indirimbo banabigira indirimbo iyo banavuga ngo aba bakarekeraho ahubwo ati ntimurebe agenda kure yarashize wamubwiye yuko umugabo wawe kuburira ryama akabyuka nta jambo avuze none yarabikwije ngo ubwo mureba areshya kuriya wabwiye umuntu yuko ugiye gufata ideni muri banki aragenda aragambana ntibarigwa kuko wabikari icyizere biragatsindwa guha icyizere umuntu utagikwiriye kuko yangiza hawe hanone akangiza hazaza hawe akangiza n'umuryango wawe uzakurikira ubone umuntu wa mbere abariwe dusorezaho mushonda kwinginza abariwe dusorezaho shaka tukavuga abantu niba ari dusoreza iminota igeze reka undi muntu ndashaka ukuntu usobanuye naka niwe wakora kino kintu ikosa rya mbere mu buzima guha umuntu icyizere atagikwiriye manwe aha tuvuge unyemerere impamvu ngo nshaka kongeraho amagambo atatu bahaye bareresheje intaramata kandi yo amaraso acuzaca aho ngaho twabatije ityazo ry'inkota bazatujomba kuko icyizere wahaye umuntu nicyo ntwaro acuramo izaguhitana mu gihe wakimuhaye icyo cyizere atagikwiriye atari nicyo twamuhaye igihe impamvu tutavuga ka kabiri batangiye gukumva twamuhaye igihe cyo kutwinjiramo wamuhaye igihe arakwiga cya gihe wamuhaye nicyo gihe azamara ahiga ibintu byawe buriya umuntu wagiriye icyizere ukamuha uburyo bwose ushaka mukorana kandi atagikwiriye akamubwiza ukuri uyu munsi ubona hariho divorce mu ngo tuzi ko
twumvise ejo bundi umugabo watemye umugore amuca umutwe twarabyumvise twese turanabyumva aho ngaho hariya barakora bafite amasaro bakoreraga aho bakoreraga uyu munsi umukobwa cyangwa umusore reka mvuga umusore akunze umukobwa we ararushye ashatse inkwano arakoye aragize ubukwe buramuvunnye urabizi ko nawe utagira icyizere bajya baboneka atutegura inama y'ubukwe bwose ashaka kutushyikira hakiri kare wayitegura akabara n'uyizamo kandi sare wayifashe n'ibyo kunywa wayifashe reka twikomereze wagera mu rugo cya cyizere cyo kubaka urugo wamuhaye umugore akaguhinduka kuko wamuhaye icyizere wareba imodoka iparitse ku irembo ndabivuga ndeba nibwo mfasha we yarimo arirebera imodoka wowe gihe ureba umutima ati sheri ishusho mbacunga imara higeze niki yahagera ati wa ipine nizima acunga binazatwara none warangiza mugera mu rugo ukabona birahindutse ni madamu nashatse ese barantuburiye ese ni wowe nzi ati ni jewe nyine agira ngo ninde se akavuga ashinze umutwe agahita yikora nk'akavaze agakurebeshereza muri vase yamenetse vase hari akandi kantu keza agakombe k'amata y'abana kifata gutya umugore agaha icyizere umugabo umukobwa bakabana akamutera inda ya mbere bakabyara umwana mwiza wa kabiri umugabo we ntahinduka akavaze we yego umugabo ahinduka nk'igihandanzo bahinduka nk'amahwa ihwa ribi rijomba ahantu hose yeze kuvuga ngo irihwa ry'igitoki kandi rirakujomba ryose rikagenda ryinjira ntabwo risigaza kandi rikanavunika n'ihwa ry'intuza ry'umushubi cyangwa n'ibiki byose cyangwa intobo buri ihwa ry'intobo rifite ukuntu risongwe rikanigonda gutya basi niyo rikujombye yinjiramo kara gatoya ariko igitobo arinjye rikanavunika kigasesera ayiwo we ikinyabwa kuri akiryana cyaba kinjizamo ya mahwa yacyo gahita acikira kikigendera kugira ngo yakuremo no kushaka igishesho gakuba kikavaho urumva umuhamugabo akakubera igihanda kuko uwamuhaye icyizere ataragikwiriye wamwise umugabo atarakwiriye kuba umugabo wamwise umugore kuba umugore wawe wamwise inshuti atakwiye kwitwa inshuti rero imukosa rya mbere mu buzima tuvuze guha icyizere umuntu cyangwa abantu batagikwiriye uwabikoze Imana ikubabarire ukosore utarabikora ubikirinde kuko uzabaho mu buzima wabaye sibyo kandi ijambo ravuga ngo ntimukizera ijambo rivuga ariko mbaga conclusion ntahe riravuga ngo wiringire umwana w'umuntu agire gute avumwe cyangwa wizera umwana w'umuntu nanjye nkavuga ngo ntukizere umwana w'umuntu ariko ujye umwemera nakubwira tubungiye Emmanuel y'inzu nayisimbuka tiye wayisimbuka ubyemere ariko ntubyizere ibyo twemera tubyemera twagize gute twabibonye ariko ibyo nizera njyewe narize nta ndabyemeye ariko simbyizeye nta gipapuro mpaye uriyana Bantu n'ukuntu ajya nizera amafaranga yo muri banki dore impamvu ntashobora kuyizera kujya kuri banki kuko nabanyitwikiye cyangwa se nyise yego kuko ni abaturage birangije ariko yaranahindutse nta ikiba kandi zose ni z'abaturage zazo tujyamo zose n'amakopeke zose ni zose na za microfinance zose yego uzuko konegisiyo kugira ngo uzabone baguha amafaranga yawe nahageze saa 11 birasa mwenda na mu gitondo habyukira none usanga abashuruzi baje kwishyura ntacyo ndengeje byambayeho nabyo kandi ubwo nyirinzu cyangwa nyiri guha amafaranga we yagufashe nk'umupagani kandi urengana so niyo mpamvu nanjye amafaranga yo kuri banki ngiye nyizera ari hehe noneho nakurya tuyabika mu matelefone tugendana gutya nayo mbanzi ko adari katarayanjye niyo mfite ku mufuka nubwo cashless tuyishyira imbere ariko agene tu akazanabura so wemeye ko wizeye ko hari ariko uremera ko yabonye rero ni byiza ko mu muti wa mbere wo kubasha kubana na bano bantu menya ikintu kimwe
byakubwira byizere ariko ntubyemere kuko ururimi rwavuze ati urabona urabareba ni ukuri nzakugurira Atlantika yose inyanja itukura ni iyawe ikivu wongeyeho Tanganyika ushyizemo n'Akagera kandi nta burenganzira hafite itegeko ry'u Rwanda risobanura ko ubutaka bw'umuntu hasi harimo isoko y'amabuye y'agaciro ntabwo ari ibye hejuru niho hawe tuzine akakubwira ukuntu azaguha inka atagira n'agahene mu rugo akakubwira ukuntu akakubeshya urukundo ukuntu ari we nshuti ya mbere abonye umutima ugahagarara kandi yaraciye ku bandi benshi cyane iminwa barayikuruye byararangiye ubona ibibazo byaravutse nta kintu asigaranye mu buzima nta muntu uraho akakumvisha ukuntu ari imfura y'u Rwanda kandi ari bihehe ari impyisi mahuma jya wizera ariko ntukabyemera iyo ubyemera wabibonye ko yabikoze murakoze cyane Imana ibahe umugisha mwizere Imana mwiringire Imana mwemere Imana mukunda Imana iyo ni Imana idahemuka idukomeza katugeza kure tukazagira ubugingo bwiza shalom 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 shay haleluya amina